Abateze amatwi Rugigana Kiyonga official mwese ndabasuhuje nimugire amahoro. Nkuko bisanzwe rero ngiye kubagezaho umugani ingana gitekerezo mu majwi kandi mu rurimi rw'ikinyarwanda. Nkuko bisanzwe iyo twumva imigani tugerageza gukuramo amasomo amwe ndetse tukabasha no kwiga ikinyarwanda ku magambo amwe n'amwe twakwita inshoberamahanga cyangwa akomeye bijyanye n'aho ururimi rw'ikinyarwanda rugeze muri iyi minsi. Hari amwe mu magambo y'ikinyarwanda akoreshwa yakoreshwaga mu bihe byo hambere ariko bigaragara ko ubu ngubu atagikoreshwa cyane cyangwa se abakiri batoya, ubwo ndavuga abari mu myaka hagati y'imyaka 10 na 20 hari amagambo y'ikinyarwanda baba batazi. Bityo rero nubasha kumva iyi migani y'ikinyarwanda kuri Rugigana Kiyonga official uzajya ubasha kunguka amagambo mashya, ndetse ujye hepfo muri komenti udusobanuze uti iri jambo risobanuye iki. Tuzajya tugira n'umwanya wo kwiga igihekane, turakivuga mu magambo hanyuma wowe ukacyandika muri komenti tukareba niba wabashije kugikora. Reka dutangire. Kera habayeho ishyamba rinini cyane ryitwaga Kamiranzogera. Habagamo urutare runini rwatahagamo inyamaswa z'inkazi, cyane cyane ingwe z'inkazi. Hakaba ingwe imwe yari yarigize ingunge muri iryo shyamba. Iyo ngwe ikaba yari yarazengereje abantu, mbese yarabamazeho amatungo, ndetse inyamaswa zose zarayitinyaga kubera ko yari inyamaboko cyane kandi ikamenya guhiga, kuko bitabagaho ko yahusha umuhigo yiyemeje. Hafi aho y'iryo shyamba rya Kamiranzogera hari agasozi gato kariho ubwatsi bwinshi butoshye bwiganjemo amatovu ndetse n'imikore, bikaba ibyatsi bikundwa n'ihene cyane. Umunsi umwe Ruhaya rwa Murarikicyanwa irashogoshera igana ka gasozi gatoshye, ishoreye amashashi. Mu gihe itarahagera, ikebutse mu mpinga y'umusozi ibona umurizo wa yangwe urarenga. Ubwoba burayitaha, ibwira amashashi iti muhogi dusubira inyuma, sinzi icyo nikanze. Nuko zisubira inyuma, zisubira mu isenga ryazo. Nyuma y'iminsi 3 Ruhaya iratekereza, isanga igomba gusubira gushaka ubwatsi, dore ko aho zarishaga hari hamaze kumagara bitewe n'ibihe by'impeshyi n'izuba ryinshi rikabije. Ruhaya irasodoka irashyika, maze itangira kurisha no kugenzura ko yahamagara abagore bayo, mbese ya mashashi.
mu gihe ikibitekerezaho yumva ibyatsi biranyeganyeze, umutima utangira gutera, iti ndapfuye pe. Nuko irikomeza irahindukira, ibona ingwe yarakaye cyane, inzara yazisohoye. Ihene iti uraho neza mugenzi wanjye. Namwe nimwumva ihene ibwira ingwe ngo uraho neza mugenzi wanjye. Ingwe iti mugenzi wawe, iti reka ubucabiranya kuko maze iminsi ngutegereje, none uraje, ntabwo ncika, ngaho vuga vuba ikikugenza. Ihene ntiyagaragaje ubwoba, maze ibwira ingwe iti rero mutware, ndabizi ko ukomeye kandi ntawabasha kuguhunga ngo abishobore, ariko nzanywe hano no kukubwira ko no kukuburira mu ibanga. Ingwe iraseka iti iraseka cyane, ubwo se ibanga uzanye ni irihe ku buryo ryatuma ntaguhekenya? Iyo ni ingwe. Ihene iti hari umwami mushya inaha, haje umwami mushya inaha, kandi yavuze ko agomba kugenzura amashyamba yose ndetse n'inyamaswa zose, kandi ko adashaka kubona ingwe kuko agomba kuzica zose. None rero mugenzi wanjye, narinje kukuburira, ariko ndabona ntacyo bikubwiye. Ingwe irarakara cyane iti hogi tugende ujye kunyereka uwo mwami, ujye kunyereka uwo mwami unyigimba, maze tubonane. Ihene akoba karayitaha, ariko yihagararaho, niko kugira iti ngwino njye kumukwereka. Ihene ijya imbere, ingwe irakurikira, maze hafi aho hari ikizenga kinini cyarimo amazi. Ihene irayijyana no kuri icyo kizenga. Bihageze, ihene ibwira ingwe iti ngaho reba hariya uramubona. Ni akanama ihene yari yigiriye, cyangwa se kwa kundi Imana igutabara ugeze mu kaga, aho utari ufite igisubizo kikaboneka. Ingwe igikubita amaso muri ya mazi iba iribonye, maze kubera ko amazi yararimo asa nk'arimo umuhengeri, agasa nk'anyeganyega, ingwe ikabona ari nk'ikintu kiyisatiriye, maze kubera uburakari yari ifite iratontoma cyane iti wavuze ko utanshaka, ngaho vayo tubonane. Nuko ingwe irasimbuka izi ko igiye kurwana n'icyo yabonaga mu mazi yise umwami. Irasimbuka no muri cya kizenga ngo dumburi, ibona nta kintu isatiriye, itangira kumira nkeri. Igerageza kuvamo biranga, kuko icyo kizenga cyarimo amazi ariko harimo isayo ryinshi, nuko inanirwa kuvamo. Nuko ihene iri hejuru ku nkombe iraseka cyane iti haha, eterega imbaraga nyinshi zitagira ubwenge
ziteza nyirazo ibyago. Kandi koko nibyo. Uwo ni umugani ihene yaciriye ingwe. Ihene nuko ihene zikira zityo, ingwe yaziriraga kuzimara. Bakunzi ba Rugigana Kiyonga rero, murakoze kudukurikira. Hanyuma muri komenti mwandike amagambo y'ikinyarwanda mutabashe gusobanukirwa, tujye tubasobanurira. Uyu munsi rero, isomo ry'uyu munsi riragaragaza ko nk'uko ihene yaciriye ingwe umugani ngo imbaraga nyinshi zitagira ubwenge ziteza nyirazo ibyago. Ako kantu nako gutekerezaho. Hanyuma uyu munsi turiga igihekane mvuga. Kumvuga. Urandika izo nyuguti muri komenti maze turebe niba wabikoze. Bakunzi ba Rugigana Kiyonga official, nimugire amahoro kandi mugire impagarike n'ubugingo. Imana igikomeza kubana namwe, ibazigame. Kandi mwese mwakoze subscribe, like, share and comment. Mwarakoze cyane, muri abantu b'abagabo. Mubisangiza abandi nabo babimenye, tujye tubana muri ibi biganiro. Mugire amahoro.